reka tubasuze mu mwese mudukurikiyeho muri muco byose bitandukanye by'isi ariko tuzana mu Rwanda amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo ngira nti mwiriwe mumeze gute abari ibwota amasibi rero byageze mu gihe cy'umugoroba mudukurikiranye namwe ku mbuga zacu nkoranyambaga namwe ngira nti mumeze gute abandi bari kubyuka muri gitondo mwaramutse mwabyumvise rero tugeze mu kiganiro cyiza ikiganiro cyanyu kandi mukunda muri benshi nta kindi ni aguka agwa kuri radio Imanzi uyu munsi mukaba muri kumwe nanjye Jean Bertrand niwe jambo aka Papa Kashi ariko rero nkuko muzi kuwa mbere nkuko tujya tubageza kuri isaha tuba dufite abatumirwa hari slogan tujya dufata umuntu uhaturuka agiye twigisha ngo akabando k'iminsi gacibwa kakibona ngo hanyuma rero warangiza ukakabika muri ejo heza ntago ariko bigakure ni muri ejo heza uyu rero umunsi turi kumwe tumirwa n'umutumirwa uturutse muri ejo heza araza kutwibwira kandi nawe dukomeye tuganira hanyuma tuze no kumenya icyo tuganira icyo ari cyo rero mukanya mutanya no kutwibwira burya nkunda kubona ejo heza tuyisubiramo abantu bakamenya ese ejo heza niki none nikigamije hanyuma tukaza komeza ikiganiro umwanya n'uwanyu murakoze cyane nitwa Ngoga Emmanuel nkaba nshinzwe ibigenerwa abanyamuryango nk'uko wari ubivuze ejo heza ni ubwizigame bw'igihe kirekire ikaba gahunda ya leta ikaba mu by'ukuri ari uburyo bwashyizweho hagamijwe gutanga ibyo nakwita nk'amahirwe ku banyarwanda bose mu byiciro byose bitandukanye ndetse hatirengagijwe n'abanyamahanga bakorera ku butaka bw'u Rwanda ku buryo bwemewe n'amategeko ibyo navuga ngo uburyo bwo kuzigamira izabukuru hagamijwe kugira ngo mu by'ukuri nibaramuka bagize intege nkeya bageze muri ya myaka y'ubukure bazabashe kugira ikibagoboka nk'uko hari uburyo buhari bwo kwizigamira bw'itegeko aho usanga abantu bizigamira ariko bagera no mu gihe cy'izabukuru bakabona ikibunganira na ejo heza rero ni muri ubwo buryo yaje hanyuma iza ireba cyane cyane abantu badakorera imishahara yego ariko nanone itirengagiza abakorera n'imishahara cyane ko ni uburyo bundi bwa kabiri mu gihe uri mutegereje wenda pansiyo y'igihe y'itegeko ushobora no kuba wanabona no kuri pansiyo yawe wigiriyemo uruhare ku myaka 55 mu gihe noneho utegereje wenda kugera kuri ya 60 kugira ngo n'itanu kugira ngo nanone ube wabona na yindi rero navuga ko ahangaha kuba bakorera n'umushahara ari inyunganizi ndumva ngira ngo mu ncamake ari icyo nayivugaho gusa nanone ubinyemereye navuga ibyiciro ireba yego aho ngaho nicyo nangiye kugira ngo mbabaze kuko aho ngaho warutubwiye n'abakozi niki ndakeka ko hari abashaka kumenya ese ubundi yagiyeho gihe ki yagiye kubera impamvu wenda zivuzeho cye ariko turebe kuko mu Rwanda nyuma y'imibereho myiza tuvuze kuvuga twabonye ko donc uburyo icyizere cy'ubuzima cyo kubaho cyagisa nkaho cyariyongereye kandi noneho hakaba hari abantu bamwe barebwa n'iryo tegeko ryo kwizigamira ari bakoreshaga ke social nko twabivuga ariko hakaza n'abandi batakoresha ke social kugira ngo nabo babone ese uburyo bwo kuba babaho bagira iki utwemerera ko kandi urabitubwiye n'ibirahoraho ko umunyarwanda wese ufite ibyangombwa ndetse n'umunyamahanga uba mu Rwanda ku buryo n'amategeko naho ashobora kuba yayobora hanyuma se noneho n'iki kindi cyari kiri inyuma kugira ngo ejo heza ijye kubaho kuko hari abantu bakora mu bice byose bitandukanye urakoze cyane mu by'ukuri nk'uko wari ubivuze ntabwo ejo heza yapfuye kuza yaje hamaze gukorwa ubushakashatsi ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2012 hanyuma rero bwaje kugaragaza ko abagera kuri 92 nta buryo bwo kuzigama bari bafite birumvikana ko 8% wonyine ari wowe nyine wizigamira mu banyarwanda batuye u Rwanda bose kandi aba banyarwanda harimo babandi bakorera umushahara twaze tuvuga bazigamirwa ku buryo bw'itegeko hakiyongeramo n'abacuruzi bamenye kuzigamira izabukuru icyo bivuze rero barebye umubare wundi wari usigaye basanga ari byiza kandi ari ngombwa ko
habaho uburyo n'uyu mubare munini w'abaturarwanda utizigamira wabona uburyo nawo bwo kwizigamira. yego nuko mu by'ukuri ejo heza yaje, hanyuma kandi byanagaragazaga ko nanone nk'uko wari ubivuze, uburyo bw'igipimo cy'imibereho cyari cyazamutse, hari ibyo byandi twita life expectancy yari yazamutse cyane. Ubu bigaragara yuko ku myaka byibuze ivuye kuri myaka 40 igeze kuri 60 hafi n'itanu. Rero abantu bakavuga bati byaba bibabaje abantu bagera kuri iyo myaka, ariko bagera kuri iyo myaka ugasanga uburyo bwo kubaho nanone bageze muri ya myaka ari ikibazo. Ndetse banagaragaje n'imibare kuko icyo gihe ubushakashatsi bukorwa bwagaragazaga yuko abari bageze muri icyo cyiciro bageraga ku 500,000, ariko bagaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2032 bazaba bamaze kwikuba kabiri karenga, bageze kuri miliyoni imwe hafi n'ibihumbi 560 gutyo. Rero ibi byari biteye impungenge. Nuko rero ejo heza iza ari igisubizo kuri icyo kibazo, ndetse n'ibindi bibazo byose byabishamikiyeho bijyanye no kuzigamira izabukuru. ubu tubwiye kuzigamira izabukuru, ese bigenda bite, bisaba iki? Kuko burya kugira ngo ujye muri ejo heza twabibonye ko kuba umunyarwanda, ufite ibyangombwa, kuba umunyamahanga utuye ku butaka bw'u Rwanda, ufite ibyangombwa bikwemera kuhatura, hanyuma se iyo mvuze ngo bisaba iki, kubera tujye tuvugisha ukuri, ni amafaranga. Bigenda bite? Urakoze cyane. Nk'uko wari ubivuze, bwa mbere byo ni uburenganzira bwa buri munyarwanda wese, kandi bikaba n'uburenganzira bw'umunyamahanga utuye ku butaka bw'u Rwanda. Iyo tuvuga ngo uburenganzira bwa buri munyarwanda wese, ntitwirengagiza n'umwana warayavutse, kuko nawe ni umunyarwanda nk'abandi bose. Kuko urabizi ko abantu basigaye babyarira kwa muganga, basigaye babandika bakahava, bahita babandika uwo mwanya bakahava bafite n'amazina. Uwo mwana aba yemerewe kuba yatangira kuzigamirwa. Aho rero nagira ngo mvuge ko ni abanyarwanda bose ndetse n'abanyamahanga bose. Wari ugize uti se ni iki gisabwa? Biroroshye. Nk'uko wari ubivuze, amafaranga burya ni nibyo, ariko ntabwo twavuga ko ari cyo cy'ingenzi cyane. Icy'ingenzi nge mbona ni ubushake. Umuntu gushaka kwizigamira. Yego, ubushake. Kuko ushobora kugira amafaranga udafite ubushake ntibikunde. Ariko icya mbere ni ubushake, ni umuco, ni ukumenya, ugusobanukirwa neza ko ndimo nzigamira uno munsi, ejo bizaba bimeze bite. Nk'uko wabivuze, niwe watangiye uvuga uti akabando k'iminsi gacibwa kureka kabikwa muri ejo heza, nisoruga. Ariko mu by'ukuri ni nako bimeze. Rero nk'uko wari ubivuze, ni ibyiciro byose. Hanyuma icyo bisaba nta kindi, twabibonye ni ukubura umunyarwanda ufite indangamuntu yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga. Yego. Hanyuma ukabona uri n'umunyamahanga nawe ufite nanone indangamuntu, kuko NIDA itanga iz'abanyarwanda nayo itanga n'iz'abanyamahanga. Iyo ufite ibyo bintu, ibisigaye biba byoroshye. Ubu uratuvuga ngo ibisigaye wenda biba byoroshye, tubanza tuninjiremo, ninjira niyandikisha nte mbasha kuba gute umunyamuryango wa ejo heza. Reka ariko nanone gato twanze twumve ko hari umuntu kuri telefone. Halo, amahoro muvandimwe, wiriwe? Yego. Yego Felix. Reka nawe ahangaha Emmanuel nawe aradufasha, kuko iyo abantu bavuga ngo wenda ko ari byinshi leta yaje kwinjiramo, ari nayo n'insanganyamatsiko y'uyu munsi nayo iragira ati ese umunyamuryango agenerwa iki? Aho ngaho na wa wundi uvuga ngo aciyemo iminsi ingahe agira, abagira akavuga ngo niba iki niki kigeze biragenda gute? Aho naho agiye kugenda adufashe, wenda ndaza gusubiramo ikindi kibazo.
alo aha ndabona wenda bishobora kuba tumvikanye ariko hari ikibazo arabajije ngo hari ikintu urubyiruko rujya rwibaza akavuga ngo ese ngo nk'ubu ufite imyaka 18 uramutse ugiye muri ejo heza nkizigamira ngo wenda by accident ku myaka yanjye 30 nkagenda ubwo ntabwo naba nkoreye ubusa kuko yumva ko ya mafaranga yizigamye nanze guhita musubiza ko ndakeka muhari ya mafaranga yizigamye ashobora kuba amupfiriye ubusa ntago mu by'ukuri ku ruhande rwawe navuga ko atari kumupfira ubusa kuko hari byinshi hari ibyo agenerwa hari igihe ashobora kuva kuri ya 18 kujya kuri 30 wenda tubariraho imyaka 12 hari igihe ashobora kuba yararengeje za miliyoni 4 zigomba kuba zirimo hari aho yakuyemo mbere aho wagerageza ukamusobanurira kugira ngo abashe kumva urakoze cyane ndabivuga mu buryo bwinshi butandukanye bwa mbere bwo nubwo wari uvuze bwa mbere na mbere ndagira ngo mbwire abadukurikiye bumve n'impamvu ya ejo heza yego iyo mpamvu ishamikiyeho ibindi byiza byinshi ariko bwa mbere na mbere twibuke ko turimo turazigamira izabukuru cya gihe imbaraga ziba zimaze koko gushira kandi koko wowe indi itahagaze hari umuntu numvanye ijambo mukuru avuga ati burya uko umuntu asaza niko indi byiruka ngira ngo nta nubwo ari ukumusaba byinshi ibitangiye gutoranya oya nanone impamvu wenda avuga gutyo ntago aba ari ukuvuga ngo uri gusaza impamvu igusaba ntabwo ugifite za ngufu yo kuzo kuyihereza niyo mpamvu igusaba byinshi tubyita ko igusaba byinshi igusaba ibirenze za ngufu wowe ufite yego kandi noneho n'ikindi ibitangiye gutoranya wenda irashaka ibihenze wajyaga wirira ibyo wiboneye ariko noneho irashaka iki ngiki itangiye gutoranya ibyo ishaka kandi wenda bihenze yego urumva niyo mpamvu biba bitangiye guhenda noneho ukavuga uti muri cya gihe inda itangiye kunsaba ibigoranye kandi ntagize uko nizigamira byangora niyo mpamvu mu by'ukuri yo kuzigamira izabukuru ariko mu kuzigamira izabukuru ntibibe kuzigamira izabukuru gusa ngo bihagarire aho ngaho bikagira ibindi byiza bigiye bibishamikiyeho ndimo gusubiza icyo kibazo ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntabwo uwo muntu aba ahombye bwa mbere nk'uko wari ubivuze aya mafaranga urayazigama ariko agashorwa dukunda kubivuga agakorerwa icyo twita ishoramari ryakozwe izo nyungu zivuyemo ziraza zikongera zikagabanwa n'abanyamuryango ku buryo bungana uwo munyamuryango aba arimo arabona inyungu noneho nk'uko wari ubivuze wenda ubwo twagiye mu byiza bya ejo heza yizigamye wenda amafaranga arenga na miliyoni 4 wenda yari afite miliyoni 10 agira gutya ashaka wenda kwiga ashaka wenda se kugura ikibanza n'urugero yifashishije 40% abonamo amafaranga yo kwiga ko 40% ya miliyoni 10 ni urugero ndimo gutanga ni miliyoni 4 izo miliyoni 4 wenda yazifashishije yishyura amashuri nk'uko navugaga agura ikibanza cyangwa se yayifashishije agura ikibanza ubwo se ntabwo twavuga ngo cyangwa yararangije amashuri ayifashisha ashaka kujya gushora kugira ngo nawe ubwo akore indi business izajya imufasha kubona ayajyana kwizigama kugeza ubu ngubu ahanini ni ibintu bibiri dukoresha kuri aya mafaranga dusaba ashobora gushora mu bibanza nkakigurisha nkabona iki nabyo yes yego ariko icyo twashakaga kuvuga mu by'ukuri niba arimo adukurikiye ni ukuvuga ngo hari bwa mbere ayo mafaranga y'uwo munyamuryango aba akora inyungu nini bwa kabiri iyo yarenze 40% kandi uri bukuremo asigayemo ntajye yarenze miliyoni 4 kandi uri bukuremo 40% asigayemo ntajye hasi ya miliyoni 4 icyo gihe nanone wemereye kuba wafata kuri bwa bwizigame bwawe ukabukoresha bya bintu tumaze kuvuga icya gatatu navuga yuko abazigamira cya gihe kizabukuru nk'uko nari mbivuze ariko nanone niyo agize ibyago niyo umuntu agize ibyago akaba kwitaba Imana ntabwo ya mafaranga yaba yarakoreye ubusa kuko umuryango urayazunguka kandi wayakoresha n'ibindi twagiraga ngo wenda wera yatubwira ka twakiri n'uyu Imanzi alo amahoro muvandi yego yego Felix
Mm. Yego. Ugeze buretse ngoze Felix, Felix, uvuze ngo ugeze kuri 40 intege zigacika. Ah, ikibazo nanone ese zicitse hari igihe zishobora gucika wenda ari ubumuga ugize ari aha aho naho hari icyo bateganyije naravuga wenda iyo uramutse ugize iyo umuntu agize invalidité Yego. bya mbere ni iki? Nabyumvise. Aho yabyumvishaka nagusubize Felix. Yego. Mm. Ah. Aha, icyo nacyo arakigusubiza. Yego. Umuntu hari ahantu agize aha kugira ngo tubyumve nanjye gatumye kankebura ati ni umunyamuryango wa Ejo Heza. Wenda cya kintu cya mbere maze kukimusubiza cyo. Ni umunyamuryango wa Ejo Heza ariko bibaye ngombwa ko ajya gushakisha ubuzima hanze. Hanyuma aribaza ngo ese byagenda gute ayo mafaranga bayampa ahubwo atageza kuri ya myaka ndakeka ko bitanashoboka byo ntabwo yayamuha. Ariko inkokera ku kindi gisubizo cyaba ari iki ashobora gukomeza kuba umunyamuryango wa Ejo Heza naho ari. Urakoze cyane, ako niko naringiye kuvuga. Naringiye kuvuga ngo uramutse ugiye hanze y'igihugu ukiri umusore cyangwa se ukiri umujene, ni igihe cyiza cyo gukora. Ntekereza ko kenshi na kenshi iyo umuntu agiye hanze nk'uko wari urimo bivuga ni imibereho tuba tugiye gushaka, ariko tukibuka yuko tugomba gusubira mu rugo. Amazi acyuha atiyongera wa mbere. Uyu munsi rero navuga ko dufite abadiaspora. Abadiaspora ni ukuvuga ngo abantu bari hanze y'igihugu bose turabafite. No muri systeme dukoreramo twarabateganyije ku buryo niyo uzigamye uri mu diaspora tubibona ko ari aho abadiaspora bakoze iki bazigamye. Ubwo rero icyo dukora tumusaba yuko atubwira aho agiye, noneho si ngombwa no kutubwira aho agiye ahubwo no kutumenyesha yuko ari hanze kugira ngo tumufashe kuzigama, tumubwire uburyo noneho ashobora gukomeza yakomeza kujya atanga umusanzu we kugira ngo ahubwo nazagaruka ahinduye azasange koko n'impamba yarazamutse. Aha. Ikindi kibazo yibazaga rero ngo ese ashobora kubona ya mafaranga ye imyaka itari yagera. Urakoze cyane, wanagishubije wenda sinzi ko yacyumvise. Ariko aba ari ubwari namwe aho ngaho. Ubwo buryo bwarateganyijwe nk'uko wabivuze. Mu by'ukuri ni nayo mpamvu njya nkunda gutinda cyane ku mpamvu ya Ejo Heza. Impamvu nyitindaho cyane nubwo hari ibindi byinshi bishamikiyeho, ariko bishamikiye ku mpamvu nyamukuru ari nayo twakwita nk'inkingi ya mwamba. Iyo mpamvu rero ni iyi, ni izabukuru. Niba ugifite imbaraga ukaba ugifite ibyo ukora, kubera icyo ushaka gutwara amafaranga, ya mpamvu se ivuyeho. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko wari ubivuze imyaka 40 umuntu aba agifite imbaraga, kandi tuzi neza ko umuntu ashobora kugera hagati akaba yabura akazi akongera agashakisha akababonye kandi gutyo gutyo. Rero Ejo Heza ibyo byose byarateganyijwe, nta mpande abamo. Ni ukuvuga ngo niba ugeze hagati ukananirwa kwizigama nta kibazo kirimo, Ejo Heza irakomeza ishore bwa bwizigame bwawe burimo. Kandi ikindi kintu wenda turaho tubona bafashe bwa bwizigame ishoye. Niba uyu munsi ishoye amafaranga 10 n'urugero, yego, umwaka ugashira azahinduka 11, izacura 11 izashora 11 ryawe 11 naryo rishire wenda ryo agenda azamuka yego. Nta gihano kirimo. Yego rwose, kuko hari aho usanga hari nk'abanyamuryango aza akakubwira ati narararanyije rwose, ati mundebere nibi birarane. Najya mvuga ngo nta birarane, ntabwo nta gihari twakwita ngo ni birarane. Ni umuntu kwizigama, kandi twemera yuko umuntu agomba kwizigama uko ubushobozi bwe bungana. Niba uyu munsi bitakunze ejo bizakunda, niba uku kwezi bitakunze ukwezi gutaha wenda bizakunda, gutyo gutyo. Rero nta birarane bibaho. Icyiza kirimo nk'uko wari ubivuze nuko ayo warugejejemo arashorwa, kandi uyu mwaka urangiye abantu bamaze kugabana za nyungu
arongera agashorwa ariho na ya nyungu yawe wabonye. ni ukuvuga ko inyungu igenda ikura Yego. ubwo nayo ijya ku gishoro. Cyane. hanyuma rero wenda hanyuma wenda nyiri aho ngaho noneho wakongera wabona uburyo bwo kwizigama ugakomereza kuri ya mafaranga yawe na za nyungu zari zigezemo ukongera ugakomeza ukizigamira. byumvikanye rero ko nta gutinda mu bijyanye no kuvuga ngo wakerewe kwizigama cyangwa hari ikindi kintu cyabaye. Uko yanabivuze cyane ngo icyangombwa ni ubushake, ikindi ni ukwizigama, kuko hari ahantu wabivuze neza ngo ushobora kugira ayo mafaranga ariko udafite ubushake ntubashe kwizigama. kandi ugatekereza ese ugiye kubikora kubera iki? ngiye muri ejo heza nteganyiriza imbere yanjye heza. tujya dukunda kubivuga na mugenzi wanjye nuko atabonetse ahangaha Petit Cache. burya ntuzasaze warigurira agacupa usaze usabiriza agacupa, kuko uyu munsi uragura amacupa 10, tuvuge nabye abantu banyumvira amabuye naya byeri naya fanta naya amazi n'iki, urayagura uko angana. ushobora kuvuga ngo reka ndeke kugura 10 ngura 5 andi 5 yateganyirize imbere yanjye. donc ujye ufata kuri cya kintu ufite ugiteganyirize ko kizagufasha mu gihe kiri imbere. noneho tugarutse rero impamvu ndagira ngo wenda ukiri naho ngaho buriya kuzigama ntabwo umuntu azigama kubera ko yahaze yarangije byose. ni ukwigomwa. simpamya ko hari umuntu warangiza byose ugereranyije ibibazo biba bihari. rero ni ukwigomwa no kumenya nk'uko wari ubivuze ejo bizaba bimeze bite, ese ejo ndashaka iki, ndashaka uzaba ndiho gute, ibyo ngibyo. hari mugenzi wanyu ukorera mu Bugesera ushinzwe gukangurira ushinzwe ejo heza mu Bugesera niwe tujya tuganira. twarabibonye ko ejo heza ari ikintu cyiza cyane, tunamusuze Clementine. twabonye ko ejo heza ubashe kuyibara ubaye uri umuntu uyibara uri umunyamubare, ejo heza wakwinvestisamo kuko byita ko ari investissement pardon à long terme, kuko ushobora gufata amafaranga yawe ukaba unayabitsa ahantu hari safe, kuko ari gahunda ya leta yategejwe na leta. uvuga uti amafaranga yanjye aho ari arabitse afite umutekano. kandi none niba nk'uko twabivuze ngezemo miliyoni 30-40, urumva nabonye ikibanza barama 40% bya miliyoni zanjye 40, kandi none asigayeho arakomeza nayo akore yongere abyara inyungu nanizigama kugira ngo ubuzima bwanjye mu gihe kiri imbere buzagende neza. hahandi mba ntafite za ngufu zo gukora. burya udafite nk'uko cyangwa nkunze kubivuga amafaranga ari musema kweri ntabwo wazagera mu myaka 80 cyangwa 70 wagize amahirwe yo kugeramo cyangwa 80 ngo ugiye kugira ijambo uvuga ahantu cyangwa ugira abantu inama bazaba ngo uyu nuko nta kintu afite arimo aradusabiriza, ariko babona ko ushoboye witeganyirije n'inama wagira bati uyu yarabimenye ahubwo yiyitaho kera ubu ngubu agifite icyo ari kubona. n'ibyo tujya dukunda gutanga urugero. uraruzi niba hari abantu bajya bagenda, iyo urebye niyo wareba no ku mateleviziyo na hehe iyo berekana abantu barimo baruhuka usanga ari abasaza n'abakecuru. nibyo biriya twavugaga, ni ukuvuga ngo baba baragize igihe kirekire cyo kuzigama noneho bagasaza bameze neza, bagasaza bajya mu bihugu bajya kubirwa bajya hehe kuruhuka. uvuze neza cyane kuko baba barakoze. uvuze neza cyane. ubu turamutse tunabitekereje kuko hari ibyo tujya dufata imico y'ahandi tubasha kwizana iwacu. uzi ko ushobora kuvuga ngo ngewe mu myaka 5 ndashaka kuzajya Hawaii, ariko amafaranga nzagira itike ukabibarwa ugakuvuga ati wenda idolari zabyongereyeho nka 7% nabyo ukabibara. uyu munsi nkoze ikiraka nkabonye miliyoni gatatu ati 500 nashyire kuri ejo heza, kuko nzi ko nibigera kuri miliyoni 10-15 muri ya myaka mfite nzafata 40% byayo ariyo njye kuruhukamo. hanyuma nimara kuruhuka yayandi asigaye azaba akomeza akora ambyarira inyungu kandi ngizi. wenda tugaruka rero cyo nashaka kugira ngo mbabaze ni gute winjira muri ejo heza. twabonye ibisabwa n'iki, ariko ubwo wenda hari uburyo umuntu ashobora kuba adukurikira none akaba ati ndashaka kwinjiramo, afite telefone ye, ari kuri mudasobwa, ari mu biro adukurikiranye. ni gute umuntu ashobora kuba yaba umunyamuryango wa ejo heza noneho kugira ngo tubashe kuza kwinjira nyirizina mu cyo twateganyije kuganira uyu munsi? urakoze cyane. biranoroshye cyane. njya nkunda kuvuga harimo uburyo bubiri. bwa mbere umuntu ashobora kubyikorera ku giti cye, ku giti cye anyuze kuri telefoni ye ngendanwa, agakanda akanyenyeri 5
0 urwego hanyuma akinjiramo. Abanyarwanda bamaze gusobanuka cyane, abadakoresha za MTN ntabwo turimo kwamamaza, bakoresha za Tigo zaki barabizi byose barabizi. Noneho nawe iyo ukanze iyo kode winjiramo bakakubwira Ikinyarwanda, Icyongereza, ugahitamo ururimi wumva neza. Hanyuma harimo ibintu byinshi, harimo kwiyandikisha. Birumvikana ntabwo wajya muri ibyo bindi birimo utarabaje kubunya. Yego, uhera ku kwiyandikisha ukaba ubaye umunyamuryango. Noneho kwiyandikisha ni ukuvuga ngo ni ugukurikiza amabwiriza gusa. Hanyuma harimo bimusaba ko afite n'irangamuntu ku ruhande kugira ngo arebe yarangamuntu izamubera iki rero nanone. Indangamuntu izamubera konti nk'uko wari ubivuze. Twebwe ntabwo konte yo muri Ejo Heza ari nka konte uvuga ngo urajya gufungura muri banki. Oya, konte y'umunyamuryango wa Ejo Heza ni irangamuntu ye. Yego, noneho nk'uko twari tubivuze, iyo winjiyemo hari aho bakubaza gushyiramo indangamuntu yawe ukayishyiramo ugakomeza. Aho hantu harimo ibintu byinshi. Harimo aho ushobora kurebera ubwizigame bwawe ugejejeho. Aho ugeze. Yego, harimo kuba washobora no kuzigamira undi. Harimo no kuba rwose wahindura umubare w'ibanga. Harimo ibintu byinshi. Harimo no kureba ibyo twita mini statement. Kureba aho ugejeje ubutumwa bugufi. Rero harimo ibintu byinshi pe. Hanyuma ubundi buryo bwa kabiri ni ku bantu wenda nk'amakoperative, dufata urugero, cyangwa se ibibina, aho abantu bahuriye ari benshi. Aho ngaho ho twanabasaba yuko abo bishyira kuri lisite. Hari urutonde hari lisite dutanga y'aho umuntu yuzuza amazina ye, indangamuntu ye, nomero ye ya telefoni, amafaranga yifuza kwizigama, ndetse na sinyatire yiwe. Hanyuma urwo rutonde niba ari koperative y'abantu magana wenda 1000, ntabwo buri wese yagenda yiyandika ngo umenye yuko byose byarangiye. Ahubwo icyo gihe tubasaba ko biyandika kuri iyo lisite, bagaca ku muntu ubikurikirana muri koperative. Turi hose mu gihugu, ku karere turamanuka tugakorana n'imirenge, yemwe tukagera no mu tugari. Icyo gihe rero icyo tubasaba ni iyo lisite gusa yonyine, twe tukabafasha tukabandika kugira ngo byihute. Birumvikana rero ko umuntu ku giti cye uri wenyine yabyikorera, ariko iyo tugeze ahantu hari amatsinda kugira ngo binihute, tubasaba yuko bakora izo twita commitment form, bakazuzuza, bakanasinya, bakanashyiraho n'ubwizigame bifuza ko. Noneho iyo birangiye tubasubiza rwa rutonde. Buri wese anabona n'ubutumwa bugufi bumubwira ko abaye umunyamuryango. Hanyuma noneho baba banizigamira ahanini hamwe, bikorewe kuri koperative cyangwa mu kibina cyangwa kuri indi tsinda iryo ari ryo ryose. Hari ikindi kintu ushaka kujya mu mbabazi noneho, aho turabyemeye ko ni kuri telefone cyangwa ku kibina. Ese nta zindi nzira uciye kuri murandasi ukoresha computer ushobora kuba wakoresha? Yego, muri iyi minsi habayemo amavugurura. Tuzakomeza nabyo tubibabwire, cyane cyane nk'abadiaspora. Abadiaspora bo biyandikisha banyuze kuri murandasi, banyuze ku rubuga rwa Ejo Heza. Hanyuma bakabasha noneho kuba bakwiyandikisha ndetse bakanizigamira. Ariko n'umuntu wo mu Rwanda nawe yabikora bishatse? Yego, nawe yabikora. Yes, mwabyumvise rero, ikiganiro ni Ejo Heza. Turi kumwe rwose n'umuntu ashinzwe ibigenerwa abanyamuryango muri Ejo Heza. Ubu noneho mwabyumvise rero aho tugeze, tugiye kugera ese muri Ejo Heza umunyamuryango aba agenewe iki? Watubwira ibyo umunyamuryango agenewe. Noneho nka bya bibazo bya mbere twasubije nabyo byari birimo, ariko noneho tubivuye umuzi, ubitubwire tubimenye. Tubibutse ko umuntu wa telefone mudahamagaraho mushaka kugira igitekerezo mutanga cyangwa ikibazo mubaza ni 0788335569 cyangwa 0737609696. aho mwamaduhamagara. Mushobora kutuhereza ubutumwa bugufi rero cyangwa kuri WhatsApp ni 07882079, cyangwa rero mwadukurikirana kuri Twitter, Instagram na YouTube, byose ni Radio Imanzi. Facebook nayo ni Radio Imanzi 105.1 FM, na kuri Tuna, MyTuna na RadioNet, byose ni Radio Imanzi. Reka noneho rero tuzenyirize na twinjira muri iyi minota dusigaranye, mutubwire ese noneho niki umunyamuryango agenerwa, donc agombwa iyo aje muri Ejo Heza. Tubonye ko umuntu amaze kwikanza akanyenyeri 506 urwego, wakurikiza amabwiriza, ushobora kuba wakwiyandikisha. Mwaba muri
Muri mu itsinda. itsinda cyangwa koperative ikindi byose mukaba mwakwishyira hamwe mukegera umukozi wa ejo heza, haba ndakeka kugera ku murenge arahari, ku murenge arahari, mukaba mwamwegera akabafasha hanyuma akabashyira hamwe. Waba rero ushaka kwiyandikisha ukoresheje mudasobwa, urubuga ni ejoheza.gov.rw, hanyuma ugakurikiza amabwiriza, ibindi byose biriho. Warangije gukora ibyo byose, warangije kuba umunyamuryango, watanze imisanzu yawe, ese noneho kandi akandi kantu twavuze, burya gutanga umusanzu wo kwizigamira ejo heza uba urimo urakora n'ishoramari kuko urungukirwa. Wagezemo aho ngaho ibyo byose urabikora. Ese noneho ni iki kigenerwa umunyamuryango wa ejo heza? Urakoze cyane. Muri make ni nko kuvuga abanyamuryango bacu ni ryari batwara mu by'ukuri ubwizigame bwabo cyangwa amafaranga, kuko tujye tuvuga amafaranga kugira ngo byumvikane neza. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo harimo ibyiciro byinshi bigera hafi kuri 6 cyangwa se wenda na 7. Bwa mbere turavuga bano banyamuryango bari muri ejo heza ariko bariho. Yego. Ahangaha turavuga abo banyamuryango harimo ibyiciro 2. Harimo umunyamuryango wabashije kuzigama munsi ya miliyoni 4, hakaba n'umunyamuryango wazigamye hejuru ya miliyoni 4. Abo banyamuryango ni abanyamuryango babiri, ni umunyamuryango umwe ariko ibyo babona biratandukanye. Nk'uko twabivuze, uwazigamye hejuru ya miliyoni 4 abona ubwizigame bwe buri kwezi. Ni ukuvuga ngo aba afite amafaranga aza buri kwezi mu gihe cy'imyaka nibura 20 uhereye ayafashe. Hanyuma kandi itegeko rimwemera ko ashobora no kubonamo 25% by'ubwizigame bwe, hanyuma asigaye akaba ariyo abona buri kwezi mu gihe cy'imyaka 20. Aho ngaho tubyumvikane, ngejemo miliyoni tuvuge urugero 30, nshobora kuza nkabona bakampa 25 kugira ngo zimfashe muri ya myaka yanjye, ishobora kuba naguramo agahene, naguramo kamoto, naguramo iki, ngakora kandi ka business kamfasha, ariko noneho yayandi asigaye, nubwo asigaye kandi agenda akomeza kunguka, nzajya mu gihe cy'imyaka 20 iri imbere nzajya mpembwa buri kwezi rwose. Yego. Ni ukuvuga ngo ni 25% ubona ya bwa bwizigame bwari bugezemo, ushobora kwakira ingunga imwe, ahasigayemo akaba ariyo uhabwa buri kwezi muri cya gihe cy'imyaka 20 igihe wabisabye. Hanyuma ubundi buryo bwa kabiri, nubwo umuntu ugejeje imyaka 55 irenga, ufite mu bwizigame bwe buri munsi ya miliyoni 4, uwo nguwe tuyamuha ingunga imwe, bikaba birangiye, kugira ngo nawe agende agire ikintu yamumarira. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri ni uburyo bw'umuntu utuye ku butaka bw'u Rwanda ku buryo bwemewe n'amategeko, wari umunyamuryango wa ejo heza. Uwo nguwo igihe cyose atugaragarije yuko avuye ku butaka bw'u Rwanda, n'umunyamahanga. Yego, umunyamahanga. Ubu igihe atugaragarije yuko avuye ku butaka bw'u Rwanda, ubwizigame bwe arabusubirana. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Ubundi buryo bwa gatatu ni uburyo bw'umunyamuryango wagize ubumuga cyangwa se uburwayi bwa burundu, bikagaragazwa n'inzego zibifitiye ububasha. Uwo muntu nawe ubwizigame bwe arabusubizwa. Uburyo bwa kane ni uburyo bw'uwari umunyamuryango akaza kwitaba Imana. Abazungura basigaye bemeye kumuzungura. Ahangaha kugeza uno munsi, kubera ko bitari byahinduka, harimo naho ibice bibiri. Harimo umunyamuryango dusubiza ubwizigame bwe n'inyungu zabukomotseho, hakaba n'umunyamuryango dusubiza ubwizigame bwe n'inyungu zabukomotseho, ariko hakiyongeraho na miliyoni 1 n'ibihumbi 250 byo twakwita ingoboka n'impozamarira. Ni ukuvuga ngo abo ni ibyiciro bibiri. Niba wabyumvise neza. Aho ngaho iyo umuntu aramutse yitabye Imana ari umunyamuryango wa ejo heza, tubyumvikane, noneho abamukomokaho, abazungura be, tuvuge ntibikabeho niba ari umugabo wizigamaga afite umugore n'abana, wa muryango nyine twita wa muryango uramuzungura, ushobora kuza ugafata ya mafaranga ye yaragejeje,
bwizigame bwe n'inyungu zari zibukomotseho. zikomotseho Yego. aho ubundi turagira ngo dusobanurire hakaba n'ikindi gice nanone bigenda gutya ariko ho hakiyongeraho Yego. impozamarira niko tubyita impozamarira Yego, yego. icyo gice aho bitandukana biti ni gute umuntu ho yongeraho iyo miliyoni imwe n'ibihumbi magana mirongo itanu. Urakoze cyane, aho niho ngira ngo abaduteze amatwi badukurikire kuko tujya duhura n'izo N'ibyo ka bibazo. ni ukuvuga ngo navuga ko mu by'ukuri baba bayemerewe bose ariko hari ibisabwa. Uyu nguyu watwaye ubwizigame bwe n'inyungu zabikomotseho gusa ntabwo aba yarabyujuje. Uwatwaye ubwizigame bwe n'inyungu zabikomotseho aba yarabyujuje. Ni ukuvuga ngo ni ibihe rero? Hari ukuba amaze umwaka ari umunyamuryango, yego kuba nibura buri mwaka yizigama ibyo twita amafaranga fatizo bitewe n'icyiciro cy'ubudehe yabarizwagamo. Ko turabizi ko byavuyeho ariko mu rwego rwo kugira ngo iyo ntuzibeho turabyifashisha. Rero tugendera ku byo bari bafite mbere. aho watubwira hari aho byahera ku bihumbi 10 na icyiciro cya mbere n'icya kabiri byari ibihumbi 15, icyiciro cya gatatu byari ibihumbi 18, icyiciro cya kane byari ibihumbi 72. Rero ayo mafaranga niyo abasabwa kwizigama muri buri cyiciro, niyo abasabwa kwizigama nibura buri mwaka. iyo umuntu yujuje ayo mafaranga buri mwaka bivuga yuko ndamutse nizigamye ibihumbi 100 ubu ndumva ko mu mwaka ya miliyoni imwe n'ibihumbi magana mirongo itanu bishobora kuboneka ku muryango wanjye ndamutse ngize ikibazo. Ariko bitavuze ko niba nizigama ibihumbi 10 ku mwaka nzahabwa ayo nari ngezemo n'inyungu zayikomotseho. Yego. aho ngaho ni uko nguko rwose bimeze. Hanyuma kuko tubikora twagenderaga ku cyiciro cy'ubudehe byumvikane neza. Hari abantu badafite icyiciro cy'ubudehe bataba baragiye mu tugari ngo bibaruze bandikwe, kuko natwe tubikura dukorana na RODA. Ubwo ni ukubisobanura neza kugira ngo ababyumva badukurikiye ko hari aho bijya biba ugasanga uwo muntu ntabwo yari afite icyiciro cy'ubudehe ariko yajya muri RODA bakapudetinga akaba yakibona, ariko akakibona nyuma y'uko twamufatiye ubwishingizi. Twafatiye abandi ubwishingizi kandi urabizi ko nta bwishingizi bufatwa nyuma y'uko umuntu yitabye Imana, ugasanga ni ikibazo. Rero byasabaga yuko abantu bagomba kuba bujuje ibyo bintu bitatu. Ubu ni na bine. Bwa mbere agomba kuba amaze umwaka, kuko iyo umaze umwaka wujuje bya bindi tugufatira ubwishingizi. Birumvikana muri icyo gihe ufite ubwishingizi, iyo burangiye urumva burangirana n'umwaka, twebwe tugaruka inyuma tukareba muri wa mwaka wari urangije wari unafitemo ubwishingizi ko wizigamyemo yayandi tukagufatira ubundi umwaka ubundi utaha. Rero urumva tureba ko wizigamye muri uyu busizi inyuma. Niyo mpamvu tuvuga ngo umaze umwaka umwe biba bihagije, kuko iyo umaze umwaka ukaba wujuje za kondisiyo ufatirwa ubwishingizi. Mu gihe burangiye umunyamuryango agihari aba agiye mu wundi mwaka. Reka twitabe n'uyu muntu twumve. Imanzi alo wiriweho. Yego seti nyamamare. Yego di pardon. N'umutumirwa ntabwo ari umutumire nawe umutumirwa. Uzi ko ikinyarwanda muri kukikora nabi. Yego 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 baretse tukamusubiza kiri kuri reka gusubize. Ntabwo bategereza ubwizigame bwa pansiyo. Ni ukuvuga ngo nibyo twari turimo tuvuga, iyo umuntu yitabye Imana yari umunyamuryango, abazungura be uwo mwanya yitabye Imana bahita bandika bagasaba. Ni nayo mpamvu wenda ngufashije iriya miliyoni imwe n'ibihumbi magana 50 ni impuzamarira, kuko ni impuzamarira ndakeka ariko ku buryo bishobora no kubafasha kugura cercueil, kugura kwifashisha muri cya gihe niba byananakozwe. Hari igihe kuko burya urupfu ruratungurana, hari igihe bishobora kuba yego nta mafaranga ufite mukamwanaguza ahantu, ariko ku buryo bo noneho ejo heza ibafasha kugira ngo ibyo bintu bibe covered.
ugiye kugira umukozi wa ejo heza, reka ngusubize reka nanjye ngusubize. Hari ahantu batubwira na none yabivuze ati yabivuze neza ati muri iki gihe umuntu arabyara umwana mu bitaro bagahita bamwandika bakamuha n'ikimuranga. Ni ukuvuga ko na wa mwana wese ukivuka, babyeyi nabo tubyumvira aho ngaho, unabishoboye umwana akivuka ataragira n'ukwezi wahita umushyira muri ejo heza kugira ngo utangire umuzigamire azakura afite na bwa muri we wa muco wo kuzigama. Urakoze cyane, wenda reka nkunganiremo aho ngaho. Uvuzemo ikintu cyiza. Buriya ejo heza ni ikintu kinini cyagutse. Bwa mbere nko kuri uwo mwana ni ukuri ni umuco wo kuzigama, kuko njya mbwira abantu nkabwira nti ibaze nawe uramutse umuzigamiye, nawe wagera muri ya myaka wenda utagikora urimo nawe urya pansiyo yawe, ukamubwira uti rero, cyangwa se igihe ageze igihe cyo gukora, ukamubwira uti rero narakuzigamiye, dore ngaya ni miliyoni imwe wenda yari imaze kugeramo cyangwa n'ebyiri, dore ngaya ngewe narakuzigamiye, ngaho nawe uruhare rwawe ubwo urakomerezaho. Urumva ikintu uba umuremyemo umuco wo kuzigama. Icyo ni kimwe. Bwa kabiri, impamvu yo kuzigama kuri iyo myaka mito cyane nta yindi, ni ukugira ngo mu by'ukuri utangire ukoresha ubushobozi bwawe bukeya, ariko kubera ko byakozwe igihe kirekire, bwa bushobozi birangira ari bunini. Yego, kubera ko ubikoze igihe kirekire ntabwo bikuvuna. Tubwira abantu tuti muzigame uko wishoboye, byo kukuvuna ariko ubikore ku buryo buhoraho, uhozeho. Kuko nkaho ngaho uvuze uko wishoboye, bona ijana urishyireho, magana abiri yashyireho, ushobora no kumara umunsi wizigamye 5,000. We uratekereza ko ari makeya ya magana abiri rya jana ry'iki ukora, ariko numara kugera mu gihe ingufu zimaze kuba nkeya, nibwo uzabona ko ayo mafaranga afite agaciro. Aha, twari maze kutubwira bira bice rero, wenda nuko tumaze kwakira aho umuntu afite kuba yabona amafaranga. Tugeze aho noneho kuyu umuntu yitabye Imana ko abamuzungura bashobora kuba babona amafaranga mu bice bibiri. Tumaze kuvuga ibice 5, wari watubwiye ko ari 6. Igice cya nyuma icyo ngicyo numva twagisobanuye cyo kuzungura, niho hajya hazamo izo ntuza, ugasanga umwe aravuga ko ntabonye ayangaya, undi ko ntabonye. Navuga yuko hiyongeyemo n'irindi tegeko. Ubu ngubu ni abantu bafite imyaka 55 gusubiza hasi nibo twishyurira ubwishingizi. Yego. Hanyuma uretse gato yaho ngaho bafite 55 gusura bitabo, bivuze ko umuntu ujemo afite 65, kuko naho hari ubushobozi bundi. Twabonye ko umuntu ashobora kujya 55 akaba ashobora kongera gusaba kuvuga ngo reka nongere nizigame indi myaka 10. Uwo nguwo aramutse nyuma yaho ngaho hageze aho iri impanuka, abazungura bo ntabwo babona ya miliyoni imwe. Yego, ni ukuvuga ngo bahabwa bwa bwizigame bwo aho bwari bugeze. Yego. Hanyuma uburyo bwa hafi bwa 6 twa turimo tuvuga, ni uburyo twabajirijeho bwo kuvuga ngo ushobora gufata 40%, kuko nabwo ni uburyo bwo kuba wasubizwa icyo ugenerwa. Ni uburyo rero bwa 6 bwaho umuntu ashobora gufata ku bwizigame bwe yaragejejemo, igihe yaba yarizigamye miliyoni zirenga 4, kandi igihe cyose yakuramo iyo 40%, hasigayemo ntajye munsi ya miliyoni. Yego, aho ngaho nanone ni uburyo bwemewe. Nanone ubu buryo nabwo burimo ibyiciro bibiri. Bwa mbere ashobora kuyakura ku bwizigame bwe, ariko icyo gihe bigabanya ubwizigame bwe, birumvikana. Ariko ashobora no guhitamo akavuga ati ubwizigame bwanjye burimo burunguka neza, kandi impamvu nyamukuru ndimo ndizigama ndayizi, rero kubera iyo mpamvu ntabwo nshaka gufata ku bwizigame bwanjye. Ariko RSSB ni imbere umwishingizi, iyi 40% nyifate kuri banki nkorana nayo, noneho nzishyure banki ubwizigame bwanjye budakozweho. Birumvikana ko harimo uburyo bubiri. Ushobora gufata ya 40% ubikoze ku bwizigame bwawe, ushobora no kuyifata bwa bwizigame bwawe bukakubera ingwate. Aho kantu ko nze kuza kuko niyo ufashe kuri banki ufata 40% ya bwa bwizigame bwawe ufite. Tubonye nangejemo miliyoni 8 cyangwa 10, ariko ubwo nshobora kugenda banki kama miliyoni 10. Niba ari 10, banki yaguha miliyoni 4, noneho bwa bwizigame bwawe bukagumiza ari
miliyoni 10 n'ubundi. Mm. Kandi bununguka urumva buba Noneho bushorwa bununguka. uba bununguka ahubwo ukoresha n'ayandi ya banki Ukoresha n'aya yandi ya banki urumva. n'ibuye rimwe ryica Eh, inyoni nyinshi cyane ntabwo cyane. zikiri ebyiri cyane gusa. Eh, Ndabona rero n'iminota iri kugenda tujya isata buri renge rero ariko nanone tuganira kuko dusubiye inyuma gatoya ndakeka ko kuba umunyamuryango wa ejo heza nta gihombo kirimo kuko iyo urebye wenda Petit Kashe nawe wari mugenzi wanjye niba ukunda kubivuga kuko uyu munsi urashoboye uyu munsi ufite imbaraga ufite ingufu ariko mu myaka 10, 15, 20, 30, 40 iri imbere ntabwo za ngufu ufite ari nk'izo za ngufu ufite ubu ari uzaba ufite icyo gihe. Byakabaye byiza rero ko utangira gucaka akabando k'iminsi ukagerageza ya yandi makeya ugeze kubivuga ya yandi makeya burya bajya bavuga ngo nta ukina yizigama. Ayo twita ko ari makeya azakugira akamaro cyane. jugunyayo ugende urebe ku ruhande naho bigaragarira wenda turimo dusoza iyo tuvuze ko ibigenerwa abanyamuryango uyu munsi kugeza uno munsi amafaranga amaze gusubira mu baturarwanda mu banyamuryango ari bariya bazungura ari n'abafata yabo amaze kuba miliyoni zigera kuri 868 miliyoni 868 ziri mu banyarwanda barazisubiranye zagiye zunguka bagiye bafata banungutse. Hanyuma kuri ubu bwishingizi bw'ubuzima tumaze kwishyura abantu bagera bariya navuga bagera kuri 800 bamaze n'abantu 12,000 bamaze gusubirana amafaranga yabo ubwizigame bwabo abazungura. Hanyuma ku bwishingizi bw'ubuzima tumaze kwishyura abantu bagera hafi ku 1,955 bamaze gutwara hafi miliyari 2 na miliyoni 440. Aya ni amafaranga agaruka mu baturage arimo arahindura ubuzima bwabo. Wenda ubutahangira ngo tuzajya dufata muri aba ngaba bamwe tuze dukorana ikiganiro nabo batubwira uburyo amafaranga yabahinduye ubuzima imikoranire niba myiza kandi byose bizashobora kujya mu cyo tubona kandi dukora iki. Reka rero tubashimire ku mwanya wanyu mwafashe kuza kubana natwe kandi ikinini igikorwa cyiza igikorwa cyo kuza gukangurira abanyarwanda kandi byakabaye byiza burya tugize umuco byazakwirinda gusabiriza dukuze tukirinda yandi ngo tujye tureka gusaza tutanduranyije hamwe utazajya gusaba umwuzukuru utazajya gusaba umwana wawe ahubwo babone ko ushoboye bumve yuko uwo muco ufite nabo babikoze bazagera imbere bameze neza. Murakoze cyane rero ku mwanya wanyu mwafashe kandi ubutani tubakenera muzagaruka. Murakoze cyane namwe turabashimiye kubw'uyu mwanya mwiza mwaduhaye. Yego murakoze reka tushishikarize rero gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu naho mu kanya mu gice cya kabiri y'iki kiganiro reka duherekeze umushyitsi.